Muraho neza, amazina ni Turatimana Idi, YouTube channel ni Rwanda Real Estate, murabimenyereye. Uyu munsi turi Kibagabaga, tugiye kwereka inzu ebyiri ziri kugurishwa zombi ku giciro cya miliyoni 350. Ni inzu yacu igizwe buri nzu imwe igizwe n'ibyumba bitatu, toilette eshatu ndetse n'akandi gastoke gahari n'igikoni. Ni inzu rero ngiye kwereka ziri kuri kaburimbo, bagiye gukora kaburimbo nkuko muri kugenda mureba, cameraman nagenda banyerekera ku giciro cya miliyoni 350. Ubwo ni ku nzu ebyiri, urumva ngo uziguze zombi wabuguze ibyumba bitandatu, toilette esheshatu. Nuvuga ngo buri cyumba kiba gifite toilette yacyo. Reka rero mbereke, nuvuga ngo agace kamwe, reka tubanze tubatambagizeho gato. Agace kamwe kagizwe n'ibyumba bitatu. Cameraman nagenda banyerekera uburyo bimeze. Ndebera ni parking y'imodoka ebyiri zaparikamo nta kibazo. Agace kamwe kagizwe n'ibyumba bitatu, toilette eshatu ndetse na gastoke. Hanyuma akandi gace nako kakagirwa n'ibyumba bitatu, toilette eshatu ndetse na gastoke kuri parking y'imodoka ebyiri kuri kaburimbo. Reka rero tubatembereze muri aka gace kamwe, hanyuma murata mureba ishusho y'akandi gace kandi gasigaye. Tukigera aha ngaha murabona ko parking nababwiye ko ari imodoka ebyiri zitarenga rwose, ni imodoka ebyiri ntabwo ari eshatu. Ni uvuga ngo ushobora guparika imodoka imwe hano ndetse n'iyindi, kuko umuryango cyangwa se urugi rwayo ruri sliding. Ngira ngo muragenda mubireba, urugi rwayo ruri sliding. Hanyuma rero reka twinjane mu nzu, n'abatindiye mugende mubasha kureba ubwiza bwayo. Tukigera aha ngaha urabona ko ari urugi rwiza cyane ruri sliding rubasha kwinjira mu nzu. Salo yo ni nta makemwa, salo nini cyane yisanzuye ndetse n'amatara meza cyane ndetse na gypsum. Ku giciro cya miliyoni 350 iyi nzu wayegukana. Reka rero duhere aha ngaha, duhere muri salo. Urabona ko ifite salo nini cyane isanzwe, cameraman ihagarara neza ugenda ubanyerekera uburyo salo ingana. Ni salo rwose nini cyane, nini yisanzuye nkuko muri kugenda mubireba. Genda ubazumingira, ugenda ubereka uburyo bimeze. Ibirahure byo wabonye ko ifite design bashyizeho ibirahure byiza cyane bibasha gutuma salo iba nziza cyane. Hanyuma igikoni muri kukibona, ni igikoni y'iki tubati twacyo uko muri kugenda mubireba, aho washyira gas cooker ndetse naho washyira frigo muri kugenda muhabona. Hanyuma ikagira iyi dushe, iyi toilette ibasha gusavinga abantu bari muri salo. Genda ubibanyerekera, ni inzu itaruzura isigaje utuntu duke nkuko muri kugenda mubireba. Amasinga hariya, ni inzu ikiri nshyashya, wahituza ugahita harabura utuntu duke cyane kugira ngo inzu ibe clair. Hanyuma tukiri aha ngaha muri tukiva muri toilette bita tuza muri ka gastoke. None nabwiye urabona ko ari ka gastoke keza, urabona ko ari ka gastoke kanini ndetse gashobora kuba n'icyumba, ariko ntabwo ari icyumba, na gastoke. Ntabwo rero nababwira ngo ni icyumba kandi ari gatoya, no gatoya. Nubwo mubona umuntu zamu aba akifashisha nta kibazo, ashaka kukifashisha, ariko ntabwo ari icyumba. Ikagira noneho n'idirishya ryako uko muri kugenda mubibona. Idirishya ryako dore ngiyi kuri iki cyumba, kuri aka nako gastoke. Ikagira n'umuryango ugana mu gikari. Ibintu byose turaza kubibereka. Reka tubanze tuzamuke hejuru tugende tubereka uburyo ibintu byifashe. Hanyuma izi escalier murabona ko ifite escalier zamuka zitavunanye, njya hejuru kubereka bya byumba bitatu uburyo bimeze. Wow, turi kuzamuka gake gake tukagenda duhura n'ibi birahure byiza cyane. Urabona bifite design nziza, bifite na cya cyuma gishobora gutuma utagwa cyangwa se ugende ufasheho kugira ngo ubashe kugera hejuru. Twagiye tugeze hano duhita duhura n'iki cyumba cya mbere uko muri kugenda mubireba. Iki cyumba kinini gifite ndetse gifite n'idirishya ryacyo, urumuri rwo ni nta makemwa, ifite urumuri ruhagije ndetse n'icyumba ni kigari uko muri kugenda mubireba. Byibuze metero 4 kuri 3 iki cyumba niyo gifite. Ni icyumba kinini uko muri kugenda mubireba, amaprise menshi cyane uko muri kugenda mubireba ndetse na plafond ya gypsum. Twavuye hano tugiye mu kindi cyumba kindi. Urabona ko iki twita twinjira mu iki cyumba kindi nacyo gifite nacyo urumuri ndetse n'idirishya ryacyo ubona ko bihagije rwose, nta kibazo. Cameraman ngwino ubaherekeramo uburyo icyumba kingana. Ni icyumba kinini uko muri kugenda mubireba. Twagiye noneho tugahita tuza
ni ukuvuga ngo iyi ni ya koridoro ibasha gusavinga bya byumba byose. Mpagaze aha ngaha ukinjira gutya utubona ko ari ya koridoro ibasha gusavinga bya byumba. Amatara yo mu banyerekera amatara meza bagiye bashyiramo yaritonze arubaka. Hanyuma ibi byumba bikagira iyi toilette uko mukigenda mubireba. Genda banyerekera uburyo ibintu bimeze, yinjiramo ubayereke uburyo ibintu bimeze, buri kantu kose ugenda ukabereka ukuntu ibintu bidizayininze neza. Hanyuma noneho twinjiye muri cya cyumba noneho kiri principal. Twinjiye mu cyumba kiri principal, ukinjira hano uhita ukizamo gutya, ni icyumba kinini cyane uko muri kugenda mubireba. Baricaye baravuga bati reka dukore ibyumba bike ariko twongere ibyumba uburyo bigomba kuba bingana. Bakoze ibyumba bitatu rero batayobeye ko bakora ibyumba bine, ariko bakora bitatu kugira ngo babashe gutubura ibyumba bibe binini cyane. Iki cyumba akarusho kacyo gafite icyo bita balcon. Ifite akabalcon keza gashobora kubaza gutuma ureba viyo Kibagabaga. Reba uburyo uba wimereye uri kureba viyo Kibagabaga ndetse na Nyarutarama nkuko muri kugenda mubireba. Voilà, iyi nzu yacu ni nziza cyane. Hanyuma tugahita tuza gutya, tugahita tuza no muri ya douche iri principal, ya toilette ya principal. Genda banyerekera uburyo toilette imeze, bagende bareba buri kantu kandi uburyo ibi bintu biri clair. Tubereke buri kantu tubereka buri kantu kose kandi kugira ngo mubashe gusobanukirwa uburyo inzu yacu imeze. Wow! Noneho iki cyumba gifite urwambariro. Dore urwambariro barushyize hano kugira ngo ubashe kwinjira gutya wiyambarira uvuye muri douche ugahita wambara ugatujya mu kazi nta kibazo. Ifite noneho n'idirishya ryayo riri ku ruhande ribasha gutanga urumuri rwiza. Reka rero tumanuke hasi tubereke n'ukuntu hameze nta kibazo. Nkuko twababwiye ko ari twin house rero, rano aka ni ka gace kandi twababwiye ka kabiri. Akambere tukavuyemo, aka ni aka kabiri. Ni ukuvuga ngo ibiri hariya ndetse n'ibiri aha byose ni copy paste, ni bimwe. Nicyo tuba dushatse kuvuga, ni ukuvuga ngo ibintu biri aha ngaha cyangwa se ibyumba biri aha ngaha ni nabyo biri hariya. Tuba tugira ngo rero tubereke eske zose zigurishwa gute. Ntabwo rero hagurishwa imwe ahubwo hagurishwa zombi ku giciro cya $350,000 harimo n'ibiganiro. Wakunze iyi video rero tubereka ibintu byose kugira ngo mubashe kureba uburyo bimeze. Waduhamagara rero kuri nimero zacu ziri muri screen cyangwa se mukatwandikira, muganakurikira kuri YouTube channel yacu Rwanda Real Estate.